Umwe Rukumbi. Ndamureba ariko amaso yanjye ntahaga kumureba. Impumuro ye irankurura nkumva nshatse kumwimariramo wese. Ubwiza bwe bumbera indorerwamo ya buri gitondo. Kumwenyura kwe kumpa imbaraga n'icyizere cy'umunsi. Yakanze y'umutuku ndende nkunda kwikoraho kenshi iyo turi mu kayaga. Namubonye nk'impano nagomba guta nubwo naba nkomerejwe kugeza ku ndunduro. Ni Umwe Rukumbi. Umwe Rukumbi episode ya 8. Byakomeje kugorana ngo Yvonne yumve aho ababyeyi be bagiye ndetse anyivumburaho ku buryo yananyemye umwanya wo kumusobanurira ukuntu ibintu byose byagenze ngo ababyeyi be bagende. Yvonne yarababaye cyane nuko ashaka no guhita ahaguruka ngo agende, gusa mpita mufata ukuboko ndamubwira nti ndakwinginze Yvonne, umwanya ngusobanurire kuko ababyeyi bawe bameze neza kandi bagiye muri gahunda z'akazi. Wenda nanjye nabyungukiyemo kugira ngo tuganire, gusa mve ko nta gikuba cyacitse kandi ibintu byose ari amahoro. Umwanya ndakwinginze. Yvonne yamaze akanya gato yiyumvira ahita yicara nuko arambwira ati Ngaho mbwira byose uhereye kuri wa muntu wamaye telefone. nese ntangira kumubwira nti kuva umunsi w'ejo wahashize umbwira ko muri buze gusohokana nk'umuryango, nese ntekereza ukuntu naza kubigenza kugira ngo nanjye gusohokane kandi mu buryo budateje ikibazo. Niyo mpamvu nakubwiye ko ndi bugusohokane nawe. Nese nshaka amakuru mbwirwa na Juru ko mukunda gusohokera muri iyi hoteli, nanjye mpita mpaza igitaraganya. Uwa mugabo ukora aho binjirira namuhaye telefone mpana ako gakoresho gato ko kwitabiraho gakoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth ucengeza mu gutwi. Yvonne yahise ambwira ati Ngaho komeza umbwire. Nakomeje mubwira nti nari mbizi ko byakubera bibi kuba papa wawe yakubonana iyo telefone, niyo mpamvu ninanditse agapapuro kagusaba kuza guhita uyishyira mu gikapu, ako kantu kakambara mu gutwi. Rero byose nabiteguye nuko nsaba n'uwo mugabo kuza kubiguha mu ibanga. Yvonne yarambwiye ati nuko nabonye nyine twabaye tugitambuka numva umuntu ankuriye akaboko. Rero yahise amereza ibyo bintu, gusa nahise nkeka ko ari wowe. None se uriya mugabo yamenye gute ko ari njye kandi ari ubwa mbere yarambonye? Naramubwiye nti yari afite ifoto yawe namuhaye. Yvonne yaransubije ati Ngo ifoto yanjye? Ifoto yanjye se wayikuye he ko nta foto ngira hanze aha? Ibyo bivuganye amatsiko avanze no kurakara. Naramubwiye nti umbabarire Yvonne, burya bijya bibaho ko umuntu umubona bwa mbere ukumva akobereye nk'umucyo ukumurikiye kandi ibihe byose. Ibyo mbivuga nenda kumukora ku kiganza. Yese yigiza y'ukuboko ampunga nuko arambwira ati None se ibyo uvuga bihuriye n'ibyo nkubajije? Icyo mvuga ni uko umunsi zano na Judith wanyu natunguye cyane no kubona ubwiza bwawe, numva neza nshobora kutazagira amahirwe yo kukubona, bitanga ufotora rwihishwa. Yvonne yahise yumirwa, gusa agira n'amatsiko menshi yo kuba yareba iyo foto ariko mbona ntabyitayeho. Yahise yihagararaho, gusa amatsiko yo kureba iyo foto yenda kumuturitsa umutima kuko yahise yatsa telefone yanjye yari iri aho ku meza, arongera yizimya ikirahuri. Nese nanjye nyatsa ndeba ifoto iherereye, ndangije nsunika telefone nyimwegereza. Yitegereje iyo foto ye ku buryo nabonye atangiye kugira amarangamutima. Ibyo bihita binyereka ko atabona ubwisanzure bwo kuba yakwifotoza ngo nawe agire ubwibutso nk'abandi. Nubwo ntitaye kumenya impamvu Yvonne atagira ubwisanzure bwose kandi ari umukobwa w'uburanga, gusa uwo munsi nahise mufatirana ari kureba iyo foto ndamubwira nti ubwiza bwawe bugaragarira hose ndetse no ku mafoto. Kwifotoza birakubera, gusa sinzi impamvu utabikora. Ahari ufite impamvu zawe, gusa rimwe na rimwe ujya ufata umwanya ukora icyo ubona ko cyakubera cyiza maze ugira ibyishimo byo mu mutima kuko ukwiriye ibyiza byose. Yvonne yahise ansunikira telefone ari nakambwira ati Ibyo ni ubuzima bwanjye bwite Steve, nkunze kubaho ukundi, ahubwo winyibagiza mbwira aho ababyeyi banjye bari kuko ndabona n'amasaha ari ku icumu. Nese nitse umutima nterwa agahinda nuko nshobora kuba narihebeye utankunda, ngira ishavu, gusa nsaba Imana kugira umutima ukomeye ndetse no kudacika intege
kugeza nsindiye umutima w'uwo mwari. Nahise nkomeza kumubwira uko napanze byose. Naramubwiye nti muri iyi minsi kampani yari ifite ikibazo gikomeye cyo kuba igiye kubura isoko ryo guha uburinzi bw'ikoranabuhanga indi kampani. Rero nahise ntekereza ukuntu nabyaza umusaruro icyo kibazo kampani yacu ifite, bigatuma mbona aka kanya dufite nonaha. Yvonne yarambwiye ati, ubwo wakoze iki koko? Kandi ibyo bihuriye no kubura kw'ababyeyi banjye? Naramubwiye nti erega ntabwo ababyeyi bawe babuze ivu, gute narigise abakoresha banjye, ahubwo ubu bari mu kazi bari gusinyana amasezerano yo guhabwa isoko n'iyo kampani. Nyumva akadomorwa. Yvonne yahise avugana uburakari ati, ariko se kutambwira ubwo amaherezo araba yahe? nahise numva ntewe ubwoba n'uwo mukobwa nkurikije ukuntu yari ameze muri ako kanya. Ahari yari yatangiye kutanyizera, akeka ko mubeshya cyangwa se ndi kumutekera imitwe. Naramubwiye nti umva uko bimeze mu by'ukuri. Uyu munsi nakoze akazi vuba cyane, mpita njya kuri iyo kampani yindi, noza imikoranire ndabibumvisha, kubw'amahirwe baranyemerera, noneho mbasaba ko baza kohereza intumwa kuri kampani yacu tugasinyana amasezerano akazi karangiye. Rero nanjye uwo muntu w'iyo kampani yasezekaye aho dukorera aribwo nicaye hano, mpita nkoresha umurongo w'itumanaho wa kampani yacu, nandikira umuyobozi mukuru n'ushinzwe umutungo ndetse n'umukuru w'akanama gafata ibyemezo ariwe mama wawe, babwira ko bakenewe kuri kampani igitaraganya n'impamvu bakenewe. Nibwo wahise ugaruka bagiye kuko byihutirwaga cyane. Ntabwo bamenye ko ari njye gusa, bamenye ko ari ishami ry'ikoranabuhanga nkuriye ryohereje ubutumwa bugufi. Yvonne yahise ambwira ati, cyakoze ibyo ni byiza, ariko si byo nabyizera gute? nahise mfata telefone mwumvisha amajwi biri kubera mu biro by'umuyobozi mukuru kuko nahateze udukurura amajwi, nuko kubw'amahirwe mbona hatangiye kumwenyura, bivuze ko yaranyizeye. Ibyishimo byaransaze, gusa ndiruhutsa kuko natewe ubwoba cyane n'uwo mukobwa wari wandakariye. Hashize umwanya ntavuga, gusa ndi kumwitegereza, nuko arambwira ati, Steve, wakoze gukora buri kimwe neza ngo tubonane aka kanya. Naramubwiye nti nanjye nishimiye ko ubyakiriye neza kandi mbabarire aho nabona guteye urujijo hose. Yaransubije ati, yego rwose nakubabariye. Hashize umwanya ntawavugisha undi kandi nta n'urasoma, nuko mfata iya mbere musukira mu kirahuri, nanjye ndisukira, nawe mbona atangiye kunywa. Numva ngaruye icyizere cy'uko imbuto ndi kubiba zizagwa mu butaka bwiza. Nari ndi gucunguza uburyo umwete ngo uwo mwanya umbere w'agatangaza, kuko mu gihe ntazi nari kubona bosi na mabuja na Judith basesekaye aho ngaho. Nahise mbwira Yvonne nti, ese wanyemerera aka kanya kakaba k'urwibutso kuri twe, tukajya kwifotoza kandi tukareba ikirere? Yahise abyemera adatinze, nuko turagenda turifotoza karahava, tujya ku myicungo, noneho tugenda dutembera mu busitani bw'iyo hoteli. Numva nshimishijwe n'ukuntu ibintu byagenzemo uwo munsi. Yvonne yari yishimye bidasanzwe ku buryo ari jye cyangwa we ntawifuzaga ko ibihe byadutandukanya. Ninatangajwe n'ukuntu buri kwira boss ataraza kureba umukobwa we, nuko mpita mpagarara na Yvonne arahagarara. Nahise mubwira nti, hindukira undebe mwiza we. Amaze guhindukira, numva umutima wanjye utangiye gutera cyane, ibyuya byuzura mu kwaha, ntangira kumera amacandwe ntafite. Yvonne yarambwiye ati, ese Steve, ugize icyo kibazo? Hari icyo ushaka kumbwira se? nahise mvugana ubwoba bwinshi nti, yego. Ese Yvonne, ese urankunda nk'uko ngukunda? Hashize umwanya mbona Yvonne yantumbiriye cyane kandi ntacyo avuga. Numva ubwoba bw'uko ashobora kunyanga bukomeje kwiyongera. Nahise nongera ndamubwira nti, ndagukunda kuva umunsi wa mbere nkubona, wari mu bitekerezo byanjye Yvonne, ndagukunda cyane. Nkimara kuvuga gutyo, Yvonne yahise yikubita hasi, nanyoberwa ibibaye. Ese Yvonne bimugendekeye gute? Ese Steven arabyitwaramo ate? Ntuzacikwe n'episode izakurikira. Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu.